ikintu namenye nuko kugendana n'Imana ni umuntu bihitamo, ntabwo ari Imana ibihitamo. Ni umuntu ugira gute? Ni umuntu ubihitamo akabyifuza akabisaba agasaba Imana kugendana nawe. Ruvuga ngo ushatse wabihitamo, ushatse wanabyihorera. Nta n'itegeko ryaguhana ngo wanze kugendana n'Imana, nta tegeko ryabiguhana. Enoki ngo yamaze imyaka 60 yikorana ari wenyine, ahubwo ngo ayibyaramo Metusela nande hari n'undi muhungu yabyaye ngira ngo ni babiri. Itangirira igice cya 5 umurongo wa 24. Sinshaka ko tujya kwasoma, ariko ngo amara indi myaka 300 agendana n'Imana. Nuvuga ngo kuri Enoki azi kubaho ari wenyine atari kumwe n'Imana, ibintu bye bitarimo, nta Mana yabishizemo. Ariko ngo amenye Imana aravuga ati reka Imana nyiyegurire nyihe ubuzima bwanjye bwose aba ari ibutwara. Biravuga ngo amara n'imyaka ngo 365 ngo agendana n'Imana. Ikintu nakunze ni ikintu Imana yamuhimbye, ngo Enoki ngo agendana n'Imana ngo akajya yinezeza n'Imana. Noneho Enoki ngo agendana n'Imana mu gitondo akaba ari kumwe n'Imana. Imana we kandi Enoki ndabona nzagutwara. Enoki avuga ati nushaka uzarwara. Enoki ngo aragenda mu munsi umwe arenga urugabano rw'ahantu yagombaga gukandagira. Imana ngihitira mwimura. Biravuga ngo niyaboneka ngo kuko Imana yagize gute yamwimuye, ngo kuko yagaragaye ko yanesheje Imana akiri mu isi. Buriya nigeze njya kubwiriza ahantu hamwe mu karere kamwe mu turere 30 tugeze Nshuti TV show. Link people with friends. Noneho hari umuntu mwiza cyane wakoraga yakoraga muri ako karere, agasengera no ku rusengero rwo kuri iyo paruwasi yaho yegeranye n'ako karere. Muvuze mwamumenye, ntabwo ko kuvuga izina rye. Noneho uwo mugabo akaba umugabo mwiza cyane, yaboraga korali yaho ya mbere. Noneho uwo mugabo nza kumenya famiye ye, nza kumenya na korali yayoboraga nayo ndayisura. Ako korali bamubura ukabona benda nko kurwara kubera ukuntu yari umugabo mwiza cyane. Noneho atangira yakoreraga amafaranga, yongeramo ibindi, ashinga na company. Yari afite n'umugore akayobora company, akabona amasoko ayakarera akayabona. Urumva abona amafaranga. Atangiye kubona amafaranga kubera ko yanezezaga Imana. Imana avuga ngo kana ntabwo ugomba kuguma mu isi. Mugira ngo se nituba beza cyane tuzaguma ino. Yewe mugabo yarapfuye. Ndavuga ati niba kana akapfa nta muntu mwiza uguma mu isi. Ubu ni mwana dukomeza tuhatinda nanjye mbabona batinze. Mwebwe muzi ko mutarahatinda kubera mufite amafisiyo menshi cyane. Ariko ubu ngubu mu isi murahatinze. Ariko Enoki ngo yagendanye n'Imana ngo arayinezeza. Imana avuga ngo Enoki ntabwo wakomeza kuba muri aya manegeka, ngiye kukwimura. Ngo baragenda menya n'ubu bakigenda, ntabwo tuzabageza. Ariko ngo ntabwo yabonetse ngo kuko yanesheje Imana. Ngo Imana avuga ngo ntabwo naguheba kugumino ngwembye kukwimura. Bivuga ngo urwego tuzagenda naho n'Imana rungana n'urwego Imana izatwimura. Haleluya, amen. Umunsi twabaye beza cyane ntabwo tugumino, ntabwo twagumina ahangaha rwose. Hariho imirongo mu murenge gusoza ngiye kwakwituna dukeya. Hariho imirongo iba mu Baheburayo igice cya 11, Abaheburayo 11. Iyo mirongo iravuga ngo
ngo abo bose ngo nubwo bamaze guhamywa neza kubwo kwizera kwabo. Ntabwo imirongo munayisoma. Ngo nubwo bamaze guhamywa neza kubwo kwizera kwabo. Ngo Imana yaravuze ngo ntabwo nabagumisha. Ngiravuga ati ukuntu mbizeye mbahamisha. Bamwe ngo banapfuye ngo batarahabwa ibyasezeranijwe. Ngo babirebaga biri kure ngo bakabyishimira. Ngo turi abashyitsi n'abimukira mu isi. Uwo murongo ngo yemwe iyo bakunda iyo bavuyemo baba barabonye uburyo bwo gusubirayo. Ngo ariko ngo barashaka gakondo irusha icyo gihugu kuba nziza ariyo yo mu ijuru. Ngo urwego tuzagenda tubana n'Imana tunezeza Imana tugera ku rwego inaha tubera habi. Byamaze n'iminsi mbona ibintu byino byose bivuna. Ibintu byino biravuna. Kandi ikintu gitangaje bivuna umuntu ahubwo se akivuga n'umutwite burya nawe abagowe. Hari umuntu se ngo uzira ngo gutwita ntabwo bivuna. Genza umudamu watwite avuga ati ubu ngubu ugomba kujya uryama ugarama. Ibase ko no gutwita nabyo bivuna. Kandi agapeti nakiyo kavutse gahita kanari. Menya nako kaba kageze ahantu hari ganje. Kakani. Noneho kwivugira ibiturire. Ukigurushe. Niyo mpamvu abantu bavuga ati Imana turayishima ko yatwimuye. Nikigero kwiga bivuna. Urwo rurimi murarwumva. Nanjye ndarwumva. Noneho ikintu gitangaje ukiga uvunitse. Ukabona akazi nabwo uvunitse. No kugakora ukavunika. No kurya amafaranga wakoreye ukavunika. Niyo mpamvu kugendana n'Imana Mose yavuze ngo gendana natwe. Imana ibyemera ngo nzajyana nawe uruhure. Nuko izi ko ahantu turi haravunanye haragoranye nta muntu worohera. Kandi ikintu gitangaje havuna ufite amafaranga hakavuna n'uwayabuze. Mujye kuvuga ngo uwo ufite amafaranga wavunitse ate? Kuyongera uzi iyo yibutse ko azapfa ahagarika umutima kandi ayafite. Ubwo mwese muravuze ati yaba twari tuyabonye tukazahagarika umutima basi. Twasoza tusomye mu bwiza ngo byose ni ubusa gusa, ariko ngo ikiriho wubaha Imana kandi aba ariyo ugendana nayo. Ninde uzi gusoma ngo mubwire umurongo adusomera amabwire utuntu duke dusoze muri Mika murahabona igice cya 6. Mika 6 mwabuze umurongo wa 8 uvuga ngo iki? Soma neza numve. Reka gisome mu izina rya Yesu. Igitabo cy'Imana gisomeka. Byo nabivuze soma. Umurongo wa 8 avuga ngo yewe mwana w'umuntu we. Yewe mwana w'umuntu we. Yakweretse icyiza icyo ari cyo. Yakweretse icyiza icyo ari cyo. Icyo Uwiteka gushakaho ni iki? Icyo Uwiteka gushakaho ni iki? Ni ugukora ibyo gukiranuka. Ni ugukora ibyo gukiranuka. No gukunda kubabarira. No gukunda kubabarira. No kugendana n'Imana yawe wicisha bugufi. No kugendana n'Imana yawe wicisha bugufi. Ndavuga ngo buri Imana ni nanjye vuga ngo ni umuhanga. Ndavuga ati si hano habaye hari undi muhanga byagenda gute ko babaye abahanga babiri? Ariko reka tuvuge ngo Imana ni umuhanga basi kurusha abantu, sibyo? Noneho rero buriya ngo mu muntu uwo ari we wese ngo yashizemo ko amenya icyiza akamenya n'ikibi. Ngo
nigiye gukora icyiza byananiye mbanzi ko icyo nakoze ari kibi. Niyo mpamvu Mika avuze ngo yewe mwana w'umuntu we yakweretse icyiza icyo ari cyo. Icyo Uwiteka agushakaho ni ukukunda kubabarira no gukora ibyo gukiranuka, ariko bashyiramo ikindi kintu no kugendana n'Imana yawe wicisha bugufi. Nuvuga rero icyo nashaka kubabwira, icyifuzo cy'Imana, buriya abantu tugira ibyifuzo, n'Imana rero bukigira ibyifuzo. Iby'Imana ntabwo ndasoma byinshi, ariko bimwe mu byifuzo by'Imana ni uko Imana ishaka ko ugendana nayo. Haleluya. Ntabwo Imana ishaka ko ugenda wenyine, ishaka ko ugendana nayo. Niyo mpamvu uvuze ngo no kugendana n'Imana yawe, ariko nanone ugize gute? Wicishije bugufi, utishyize hejuru. Noneho baravuga ngo no gukora ibyo gukiranuka. Nshaka no kubabwira ibintu bikeya nabonye byatuma ibintu umuntu ushaka kugendana n'Imana asabwa kubahiriza, cyangwa nanone agomba kuba